umuntu wese nibyo yakubahwa, gusa ariko nanone buri wese yasuzugurwa bitewe n'ibikorwa bye. Muri Menya Byose ya none turuvuga ku bintu 7 ugomba gukora niba ushaka abantu bakubaha. Ikintu cya mbere ugomba gukora niba ushaka abantu bakubaha ni uguhagarara ku ijambo. Niba ushaka abantu bakubaha jya uvuga ibyo wasubiramo, woye kubanyira mu gihe bijya uhinduka nk'igicu. Ibyo wemera ubyemera ushikamye, ibyo wanze ubyange woye kwiyoberanya, ibizakubahisha. Ikintu cya kabiri kizakubahisha ni ukwemera amakosa mu gihe wayakoze. Ntukajye ukina imikino yo gushyira amakosa wakoze ku bandi uti nta muntu ubizi ko ari njye wabikoze, reka mbihishire mbishyire ku bandi. Ibi ntuzabikore, uzabikora rimwe ubikore kabiri, bwa gatatu uzagaragara. Kwemera amakosa bikugaragaza nk'umuntu ufata inshingano, bikugaragaza nk'umuntu wo kwizerwa, bityo ntukajye wishira ngo nuko nta muntu uzi ko ari we wakoze amakosa. Ibintu bikora byo gushyira amakosa wakoze ku bandi bizagusuzuguza. Ikintu cya gatatu kizagufasha kubahwa ni ukubaha igihe. Jya wubaha igihe cyawe, wubahe n'igihe cy'abandi, ntuteshe abantu igihe cyabo, kandi nawe ntiwemere ko hagira ugutesha igihe cyawe. Niba wahaye umuntu isaha ujye uyubaha. Niba ufite gahunda zawe ntukemere umuntu kuzica uko yiboneye azicira mu bitari ngombwa bitanafite umumaro. Jya wubaha igihe. Ikintu cya gatatu kizatuma abantu bakubaha ni ukwigirira icyizere. Jya uhorana icyizere aho ugiye hose, mu byo ugiyemo byose. Nujya ugenda wumva ntacyo uri cyo, hanyuma ukanereka abantu ko koko ntacyo uri cyo, bazabona ko nyine ntacyo uri cyo, hanyuma nuko bagusuzugure. Gusa ntukigirire icyizere ngo ubyitiranye no kwiyemera, aha waba wabizambije. Ikintu cya kane kizakubahisha ni ukwihesha agaciro. Nta muntu n'umwe uzakwambura agaciro kawe mu gihe wakihaye, gusa ariko nanone nta muntu uzaguha agaciro mu gihe wowe ubwawe wakiyimye. Jya wihesha agaciro, ukora iboneye ibitaboneye n'amafuti uyirinde, ube intangarugero mu byo ukora byose, uzabyubahirwa. Ikintu cya gatandatu kizatuma wubahwa ni ukurinda isezerano ryawe. Kubaha isezerano bituma abo wasezeranyije babona ko uri umuntu wo kwiringira no mu mage. Kwica isezerano bituma utakarizwa icyizere n'agaciro ukagatakaza, bityo kugira ngo usezeranye umuntu isezerano uzica byarutwa ukamwihorera ukareka gusezeranya abantu ibihuha. Ikintu cya karindwi kizakubahisha ni ukurangwa n'imico myiza. Ntabwo ari ngombwa ko harondorwa imico myiza n'imibi. Abantu twese tuzi ibyiza n'ibibi. Iyo ukoze neza uba ubizi, wanakora nabi ukaba ubizi. Imico mibi yose cyo kubiri nayo, ibyagusubiza muri iyo mico mibi byose ubyirinde. Bizagufasha kubahwa, agaciro kawe muri sosiyete kazamuke. Kubahwa ntabwo ari ibintu byizana, ni ibintu wubaha uharanira kandi akabibungabunga, bityo biharanire kandi ubibungabunge. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro, urubuga rw'abashaka ejo heza. Niba cyagufashije wagisangiza, kandi niba utarakora subscribe wabikora. Buri muntu wese yifitemo imbaraga, buri wese yifitemo ububasha bwo guhindura isi. Izi mbaraga ariko kugira ngo uzikoreshe uba ukeneye umusemburo, kuko umusemburo iyo ubuze izi mbaraga zipfa ubusa. Nk'umusemburo wo kubyutsa ububasha bwa buri wese agahaguruka karabagirana. Impamba y'ubuzima ni igitabo ukeneye mu rugendo rwawe. Impamba y'ubuzima ni igitabo cyanditse mu Kinyarwanda, gikubiyemo amasomo, amayeri n'amabanga yagufasha guhirwa mu ngeri zitandukanye z'ubuzima. Ni igitabo cy'isaniro cyanditswe nk'impano igomba kuba impamba y'abashaka guhirwa mu ngeri zose. Iki gitabo wakibona mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ukakibona giprintinze. Twandikire kuri WhatsApp 0788 186438 cyangwa twandikire kuri email ariyo isaniro@gmail.com cyangwa udusure kuri wa eshatu isaniro.com.